bitera benshi gutika ngombwa cyane ku rugamba benshi bahora bifuza kurangamira imanzi y'amana baririmba zitabarutse. Ndi umunyarwanda, ni umusore w'imyaka 25 ukunda igihugu ndetse n'abanyagihugu muri rusange. Numvise ari amahirwe akomeye kuri njyewe wo kuba nagaragaza uwo ndiwe n'ibyo nshoboye mu banyarwanda, nkumva ari ahantu heza nshobora gucisha imbaraga ndetse n'ubushobozi nifitemo nkabisangiza abanyarwanda bose muri rusange. Murakoze cyane. Kimwe mu bintu numva nifuza gukora nginyuje muri iyi platform ni ukuba nakorana n'urubyiruko, by'umwihariko urubyiruko rushobora kuba benshi babona yuko rudashoboye, nkabasha kuba nagaragariza abanyarwanda muri rusange ndetse n'igihugu yuko bashoboye, hari ibintu byinshi bashobora gukora bikaba byagira icyo bitanga ku gihugu, ndetse by'umwihariko benshi batatekerezaga yuko byashoboka. Kimwe mu bintu nshobora kubwira inshuti zanjye cyane cyane kugeza amagingo tutari no kubyumva kimwe, nuko Manzi bazi n'ubundi akiri wa wundi, ahubwo agiye kurushaho kuba Manzi batekerezaga ko ari we. Ntabwo nagiye muri ibi ngibi kubera ko ndi umwibone, nta nubwo nabigiyemo kuko nabuze ibindi nkora, ahubwo nuko numva hari umusanzu wanjye numva nshobora gukoresha iyi platform igihe ngiriwe amahirwe yo kuba natwara ikamba, nkabasha kugira byinshi byiza ngeza ku banyarwanda, kandi mpamya neza ko bazanezererwa. Ndabasaba rero gukomeza kunzirikana no kunshyigikira nkuko nanjye ntazigera mbatenguha.